Kimwe mu bintu biranga igihugu cyangwa se umuyobozi ugiye gutangiza igitero cyangwa se agiye gutangiza intambara ku kindi gihugu, ni uko nibura bamwe mu bayobozi cyangwa se bamwe mu basirikare baba batavuga rumwe nawe abashyira ku ruhande cyangwa se akabegeza ku ruhande. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe muri tekinike zijyanye n'ubuyobozi, cyane cyane ku muyobozi ugerageza kugaba igitero cyangwa gukora ibintu mu buryo bwe, cyane cyane mu gutangiza intambara, kubera ko amakuru cyangwa se mu bijyanye n'abahanga bagaragaza ko nibura iyo ushaka gutangiza intambara cyangwa se igikorwa cya gisirikare, uri umuyobozi w'igihugu, uri perezida cyangwa se uri umugaba mukuru w'igisirikare cyangwa se w'ingabo, icyo ukora cya mbere ni ukugeza ku ruhande abatavuga rumwe nawe, mu rwego rwo kugira ngo iyo ntambara uyinjiremo amahoro kandi uzashobore kugumana n'abaturage bawe muri rusange nta gikuba gicitse ndetse nta n'ubwumvikane buke buhari. Ibi rero aka kanya tuvugana amasaha make byatangiye i Bujumbura, nyuma y'uko habonetse amakuru yizewe y'ubutasi yemeza ko u Burundi bufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Byatangiye no gushyirwa mu bikorwa, ibikoresho byaratanzwe, abaterankunga ndetse n'abatanga inama byarateguwe muri rusange, n'abagomba kujya muri uwo mugambi bwite barateguye ku ruhande rumwe ndetse n'urundi. Ariko noneho i Burundi, i Bujumbura, Igitega, ku buyobozi bw'Igitega batangiye gushyira mu bikorwa step cyangwa se step zigize kugaba igitero cyangwa se gutangiza intambara mu bice runaka cyangwa se ku kindi gihugu, kubera ko niba umuyobozi agiye gutangiza intambara hari ababa batavuga rumwe n'ubutegetsi bigizwa ku ruhande ndetse n'ibintu bigashyirwa mu buryo. Kugeza ubu ngubu i Bujumbura bamaze kuba bahindura bamwe mu bayobozi. Ntabwo tuvuga bamwe mu basirikare basanzwe cyangwa se abayobozi basanzwe, ni bamwe mu basirikare mu nzego nkuru z'igihugu cyangwa se mu nzego za gisirikare zifata ibyemezo zishobora kwitambika uyu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru nkugezaho aka kanya. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like kugira ngo twinjire amakuru yacu mu buryo bwisanzuye kandi bwizewe, aho tugenda dukoresha ibimenyetso, dukoresha inzego cyangwa se amakuru y'ubutasi, tukifashisha n'abatangabuhamya mu rwego rwo kugira ngo tugere ku gisubizo nyacyo kituganisha ku byo dushaka mu nkuru yacu cyangwa se ku makuru yizewe tuba dushaka kubagezaho cyangwa se dushaka kubabwira muri rusange. Aya makuru ni amakuru avuga yuko Ndayishimiye cyangwa se General Neva hari bamwe mu bayobozi yabashyize ku ruhande mu rwego rwo kugira ngo yitegure umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda muri rusange, kubera ko ni bamwe mu bari kuzahagarika uwo mugambi cyangwa se ni bamwe mu bari kuzatenguha uyu mugambi. Ku ikubitiro hagarutsemo n'umuyobozi ushinzwe ububiko bw'ibijyanye n'ibikoresho bya gisirikare. N'inyuma y'ibyabaye, nyuma y'iturika ryabaye Bujumbura, umuyobozi ushinzwe kubika ibikoresho bya gisirikare nawe kugeza ubu ngubu yamaze kuba akurwaho hashyirwaho undi. Byabaye nyuma y'iturika ridasanzwe, hariho kuvuguruzanya kutigeze kuvugwaho rumwe n'abantu muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva ubwo yavugaga ko ibyabaye i Bujumbura, iturika ryabaye byatewe n'umuyaga nkuba, byatewe rero n'izindi mpamvu zitandukanye. Avuga yuko nta muriro cyangwa se umuriro w'amashanyarazi wabaga muri iriya nkambi ya gisirikare, ariko Baratuza Gaspard ku ruhande nawe yaje avuguruza ibyo ngibyo, yaje avuguruzwa n'uyu Ndayishimiye cyangwa se General Neva, avuga ko ahubwo ibingibi bidashoboka kuba babika ibikoresho bya gisirikare nta muriro w'amashanyarazi uhari, mu gihe Neva cyangwa se General Neva we yari yavuze ko nta muriro w'amashanyarazi wabaga muri iriya nkambi. Ariko Baratuza Gaspard aza amuvuguruza mu magambo akomeye cyane ndetse anateye ubwoba, avuga ko General Neva atazi ibijyanye n'iby'igisirikare, atazi ibijyanye n'ububiko cyangwa se kubika intwaro. Ibyo tubiveho, twigarukire kuri ibi ngibi byo kwegeza bamwe mu bayobozi mu rwego rwa step igize gutangiza intambara cyangwa se kuba hatangizwa intambara ku gihugu ku kindi, ariko nanone mu rwego rwo kutumvikana hagati y'umuyobozi mukuru w'igihugu ugomba gutangiza intambara n'abandi. Iyi ngiyi ni step igeze mu byo gutangiza intambara cyangwa se ugiye kugaba igitero mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri ushinzwe ingabo yarahinduwe. Ibi ngibi ni ibintu
biba bisanzwe cyane cyane, cyangwa se bishobora kubaho ugasanga umugaba mukuru w'ingabo yakuweho mu gihe intambara igiye gutangizwa, nyuma y'uko atumvikana cyangwa se atigeze agendera mu murongo bamushakamo cyangwa se umukuru w'igihugu amushakamo. Ni bamwe mu bayobozi rero bamaze guhindurwa ku ikubitiro mu rwego rwo kwitegura kugaba igitero cyangwa se gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yakuyeho bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare, ashyiraho abandi bashya bashinzwe ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo yabakuriyeho. Nyemerera tubanze twinjire neza muri aya makuru, twinjire muri iyi nkuru yacu ibivuga neza kugira ngo tuze gusobanukirwa gatanu kuri gatanu. Nyemerera twinjire mu nkuru yacu, iragira iti: Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yahinduye bamwe mu bayobozi mu nzego za gisirikare, ashyiraho umusirikare mushya cyangwa se ashyiraho abandi basirikare bashya, haba mu bubiko bw'ibikoresho yashyizeho umusirikare mushya mu ngabo. Bikubiye mu iteka rero rya Ndayishimiye ryasohotse kuri uyu wa kane, hari ejo tariki 23 Mata. Abo rero Ndayishimiye yahaye inshingano barimo Colonel Thierry Kabura wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo rero z'u Burundi FDNB, Colonel Gordien Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, harimo General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa division ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka, harimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyiyeza wagizwe umuyobozi wa division ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka, hakabamo Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa ry'abaofisiye na Lieutenant Colonel Prosper Nihorimbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Iki cyemezo kirakurikira iturika ryabaye mu ijoro ryo kwa 31 ari muri Werurwe 2026 mu kigo cya gisirikare kizwi nka Camp Base rero gerereye muri Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Ni iturika ryateje impungenge rikomeye cyane mu buryo ibikoresho bya gisirikare bibikwa, bicungwa kandi birindwa. Mu ijoro ryo kuri icyo gihe rero humvikanye urukurikirane rw'ibiturika bikomeye byakomeje kumvikana i Bujumbura mu masaha ya nijoro ndetse no masaha menshi yagiye abikurikira. Bamwe mu baturage bavuze ko babonye umwotsi mwinshi cyane ndetse n'ibice by'ibisasu byaguye kure byangiza amazu, ndetse bituma imiryango imwe n'imwe ihunga. Ibigo bya gisirikare rero cya Kambezi kizwiho kubikwamo intwaro cyangwa se ibikoresho bya gisoda, ibitoro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare giherereye mu gace gatuwe cyane n'abaturage, ndetse kandi ikaba yegeranye na gereza ifungirwamo bamwe mu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye. Ibi byatumye ingaruka zituruka zirushaho gukomera, bituma abaturage barushaho kugira ubwoba. Nyuma y'iryo turika, umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro. Ariko mu kiganiro giherutse guhabwa ikinyamakuru Yaga Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yishimangiriye n'amaboko ye ko nta mashanyarazi aba mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Abantu benshi ku isi ndetse no mu Rwanda ndetse no mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania ndetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri wese yibazaga icyaba cyateye inkongi y'umuriro mu gihe habayeho kuvuguruzanya kumeze gutya. Bamwe bakemeza ko 23 ari yagabye ibi bitero byo kwangiza buriya bubiko mu gihe yabonaga yuko buzifashishwa mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, yaba 23 icungamo cyangwa se ayikomeza kurindiramo umutekano ndetse ihafite n'ibyicaro. Abandi bakavuga ko ririya ari iturika ryakozwe n'ubugambanyi na bamwe mu basirikare bari muri icyo kigo, ariko abandi bakahamiriza neza ko ari uburangare bwo kubika intwaro cyangwa se ibikoresho bya gisirikare. Nyuma y'ibingibi byose haza inkuru ivuga ngo Uburundi bwahawe ibikoresho n'igihugu cyangwa se n'Ububirigi mu rwego rwo kugira ngo batangize ibitero ku Rwanda. Nibyavuzwe, drone zigera ku 5,000 zarateguwe, amakamyo 83 yavuye muri Kenya yerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye mu kigo cya gisirikare, amwe ajya Gitega, ahandi ajya Bujumbura, akomeza ajya Tanzania. Ibi byose nibyagiye bivugwa mu mugambi n'ubundi umugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Nicyo abantu benshi bakomeje kwibaza, ariko ibimenyetso simusigaye bikomeje kugaragara. Biragaragara ko u Burundi cyangwa se Bujumbura P-Neva cyangwa se General Neva yiteguye intambara cyangwa se yiteguye kugaba ibitero ku Rwanda.
perezida wa Uganda Kaguta Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, bikiba ibi ngibi amakuru yagiye hanze nuko yahamagaye P-Never cyangwa se Jean Never akamubwira ko atari byiza kuba yatangiza intambara ku Rwanda kubera ko ari ibintu bidakwiye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Amakuru ahamya neza ko uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, yamubwiye ko nta yindi ntambara ikenewe muri Afurika y'Iburasirazuba, nyuma yo kumurondorera intambara zimaze igihe zihari, amubwira iyo muri Congo, amubwira iyo muri Somalia ndetse n'iyo muri Sudan. Ntibyarangira ngaho kubera ko amakuru yandi yizewe yagaragaje ko perezida wa Kenya William Ruto yamubwiye ko nyuma y'iminsi 3 atangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ateye u Rwanda, intambara mu nyuma y'iminsi 3 izaba yimukiye mu Bujumbura, kandi ko abenshi bazahunga mu Bujumbura bakajya Tanzania. Ayose ni amakuru akubiye muri episode cyangwa se igice cya kabiri cy'aka kanya nakugezagaho kubijyanye n'ibitero biri kugabwa cyangwa se ibitero biri kwitegurwa n'igihugu cy'u Burundi ku gihugu cy'u Rwanda. Nari Kivu update. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu umuyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyize muri comment nawe utaha.